Abantu benshi batekereza ko algorithm ikunda cano nini, ariko ukuri ni uku. Algorithm ntabwo ireba ubunini bwa cano, ireba reaction ya viewers. Small creators ashobora gutsinda umu creators munini niba retention iri hejuru, niba abantu bareba kugeza ku musozo video yawe, niba viewers bagira engagement. Muri iyi video ndakwereka strategy tugiye gutangira amahirwe. Algorithm icyambere, algorithm ishaka iki? Algorithm ntishaka video nziza gusa, ishaka icyo bita satisfaction, igashaka watch time, igashaka return viewers. Icyo bita watch time ni ukuvuga ngo ni igihe abantu bamara bareba iyo video yawe, ese iyi video yawe irabungura iki? Noneho igihe bamaraho bayireba, icyo gihe nicyo bita watch time. Noneho return viewers ni igihe wa muntu azongera kugaruka kuri video yawe, kuza kureba ya video kuko hari icyo yamwigishije. Ibyo rero bigatuma agaruka kuri channel yawe akareba video yawe neza, akongera agasubiramo indi video. Bivuze iki kuri ku YouTube, ku small creators? Nta mpamvu yo gukora video ndende cyane. Video nziza ni itarambiranye, ikindi idatinda gutangira, ikindi ifite icyo yagezaho umuntu. Niba viewers arebye 80 video yawe iragera. Tugeze ku gice cya kabiri. Igice cya kabiri, small creators bafite advantage, bafite amahirwe. Aba small creators mufite amahirwe. Bishatse kuvuga ko channel nini zigira ikibazo zifite audience expectation, ntizishobora kugerageza cyane. Naho aba small creators bo bashobora kugerageza style nshya. Tuvuge nk'urugero, niba umuntu ufite YouTube ifite abantu benshi, ntashobora guhindura niche, ntashobora kuba yahindura style akoreshamo kuko algorithm yaba imaze kumumenya. Ariko nkawe ukitangira ushobora guhindura style ya uburyo wakoragamo, ushobora guhindura editing yawe, ushobora kugerageza style yindi y'ubundi uburyo ushaka gukora, ushobora guhindura na niche vuba. Niba wakoraga ibya siporo ukaba wajya mu byo guteka, niba wakoraga ibyo guteka ukaba wajya mu bindi. Ni ukuvuga ngo iyo video imwe ifashe, algorithm iragushyigikira, igushyira imbere ako kanya. Nubwo waba ufite aba subscribers 50, nababwiye ngo hari abantu bafite aba subscribers atajya no ku gihumbi bashaka kubona views ziruta n'ufite aba subscribers ibihumbi 100. Icyo rero bivuga ngo consistency equal popularity. Ngo guhozaho, iyo uhojejeho abantu barakumenya, iyo uhojejeho abantu uramenyekana neza. Tugeze rero kuri section ya gatatu cyangwa ku gice cya gatatu, bivuga ngo amakosa small creators bakora. Tujye kureba amakosa. Mbere, gukora video kuri algorithm aho gukora ku bantu. Ahangaha bishatse kuvuga iki? Ntukibaze ngo algorithm izabikunda. Hari abantu bavuga ngo ese ibintu ngiye gukora algorithm izabikunda. Oya, ibaze viewers azabikunda, abandi bazabikunda. Icyo kintu cyose kibaza. Algorithm ikurikira aba viewers. Icya kabiri, copy paste style. Copy paste style, gukora copy creators nini ntibigutera gukura. Abantu bashaka originality, bashaka bese ibintu byawe, bashaka uri we, voice yawe, style yawe, personality yawe, ibyawe. Ntabwo bashaka ngo iby'abandi, ngo wowe ibi ngibi ngo reka nibyo turebe. Oya, bashaka ibyawe, kuko ibyawe nibyo biba byarabageze, nibyo bareba. Gutinya gutangira. Abenshi batekereza ko kamera nziza cyangwa microphone nziza cyangwa amajwi meza aribyo bishobora gutuma video yawe ijya kure. Oya, ushobora kuba ufite na kamera mbi, ukoresha telefone cyangwa ukoresha iki, ukaba wagera algorithm ikaba yagufata nk'umuntu uri serious, ikaba yagufata nk'umuntu ufite icyerekezo. Ni ukuvuga ngo algorithm ntabwo ireba ngo ufite kamera nziza, ntireba ngo ufite ibikoresho byiza, ahubwo ireba icyo uhereza abantu. Ireba orientation, abantu uburyo bagufatamo, uburyo abantu discussing ku byawe, uburyo abantu bavuga ati wow, uyu muntu reka tumugane kuko afite ibintu byumvikana, afite ibintu bishobora kutugirira akamaro.
ni ukuvuga ngo fone ushobora gukoresha fone sibyo, ugateranyaho igitekerezo cyawe cyiza wagiteguye nk'uko twabibonye dutegura igitekerezo tugiye gukora, niba ari script tugiye gukora, icyo gihe uzakora. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri bishobora gutuma ukora. Ushobora gufata fone yawe ukaba wakweditinga video yawe cyangwa ukaba wakwifata video yawe ubwira abantu ibintu bya ngombwa cyangwa ibintu bingiza, ugafata ushobora no kuba ufite akamikoro gasanzwe ukaba wafata igitekerezo cyawe ukakivugira kuri ka mikoro gatoya, ndetse ibyo bikaba byagutuma ukomya gukura. Ni ukuvuga ngo fone utarangijeho ibyo ushaka kuvuga byiza bituma ugera kure bitagombye kuvuga ngo njyewe ndi umuntu ukomeye cyangwa ndi iki. Ni ukuvuga ngo ibyo tumaze kubona aha ngaha tugeze rero tugiye kujya ku gice cya kane. Igice cya kane tukitondere. Ni ukuvuga ngo igice cya kane turavuga ngo strategy yo gutsinda algorithm. Dore rero strategy yo gutsinda algorithm. Strategy yo gutsinda algorithm viewer, ni ukuvuga ngo tugiye kubirebera hamwe. Ni ukuvuga ngo strategy yo gutsinda algorithm. Nyaboneka iki kintu tukiteho, mbese tukigire ikintu cyacu. Ni ukuvuga ngo step ya mbere, hook mu masegonda 5. Ni ukuvuga ngo viewer agomba kumenya impamvu yo gukomeza kureba. Ni ukuvuga ngo nta intro ndende, tangira ikibazo cyangwa promise. Ntabwo byo kuvuga ngo ugiye kujya mu bintu birebire uvuga usobanura, oya. Gira intro iri ngufi, intro itarambirana, tangira ubaza ikibazo ndetse unasobanura ikintu ugiye kujyaho. Step ya kabiri ni editing energy. Ni ukuvuga ngo ifite energy, editing ikomeye nyine. Ni ukuvuga ngo kata wihuta, ukore icyo bita dead air, ukuremo ibidafite umumaro, kandi ukoreshe n'ikintu gishobora gutuma abantu bagumaho, like music. Video igomba kumera nyine nk'ikiganiro gifite icyo kiganiriza abantu bataba bored. Intambwe ya gatatu, step ya gatatu, gusoza neza. Video irangiye views agomba kumva icya mbere hari icyo yungutse. Ureba ya video yawe agomba kumva, ese iyi video inyunguye iki? Iyo satisfaction iri hejuru, algorithm irongera ikagusunika nk'uko twabibonye. Tugeze kuri step ya kane. Step ya kane, consistency is strategy. Consistency niyo strategy ya mbere, guhoza nk'uko twabivuze. Video imwe ishobora gukura cyane, ishobora kuguteza imbere, ariko ntibihagije. Algorithm ikunda creators basohora regularly, bagira igihe cyo gusohora. Ukiha gahunda, ukiha calendar yawe ikabivuga ngo ku itariki wenda ya mbere nzasohora video n'iyi, ku itariki ya kabiri nzasohora video n'iyi. Ni ukuvuga ngo algorithm ikunda umuntu uhozaho, umuntu ugira gahunda y'ibyo akora. Niba uvuga ngo nzajya nshyiraho video kwa mbere, nzajya nshyiraho video ku cyumweru, kuko natwe aha ngaha tubikora. Ikindi cyumweru tukayishyiraho kwa mbere, ikindi tukayishyiraho ku cyumweru. Ibyo bintu bihozeho ku buryo ba bantu bawe, ya audience yawe izajya ivuga ngo ndaza kuza kumva ya video ya runaka, ndaza kuri channel ikora video ya runaka, ndaza kuza kumenya kungukiraho amagambo azamfasha, ndaza kwigiraho ibyo bizamfasha. No, creators bahora bakora. Ugomba guhozaho, ugomba guhora ukora ikintu ku buryo abantu batazakubura. Niba kubura, algorithm izamenya ko channel yawe yakonje, iyisunike ntiyongere kwereka undi muntu. Kandi ibintu byawe bigira ibintu bifatika, ubigira ibintu byigisha, ubigira ibintu bitarambira, ubigira ibintu bikomeye kandi bizakugeza ku ntsinzi yawe wifuza. Kuvuga ngo rero, niba uri gukora video yawe itonde. Niba uri gukora video, aba small creators si ikibazo, ni opportunity. Iyo ukoresheje orientation, ugakoresha originality nk'uko twabibonye, wowe uriwe ugakoresha consistency, icyo bita guhozaho, ushobora gutsinda algorithm. N'ubu ntutegereze perfection, tangirira aho uri, upload video ikurikira,
tangira gukura, tangira icyemezo kimwe, ukore video yawe y'icyemezo kimwe, iki gihe abantu bazishima, iki gihe abantu bazatangira kuvuga ati uyu muntu ari serious. Tangira rero nonaha wicike intege, kora ibintu byawe neza, ukore ibintu byawe biri ku murongo, bityo bizarangira utsinze kuri YouTube. Ibyo rero nushaka kuba inshuti ya algorithm, nakubwira ibintu bitatu: orientation, originality na consistency. Ibyo bintu nibyo algorithm ikunda. Hozaho kandi kora ibintu byawe wowe nyawe kandi uhozeho, ibyo bizagufasha kuba wakora ibigenza neza. Murakoze rero abakurikiranye MD Empire TV, turabashimiye ko mwakurikiranye video, musharinga iyi video, munayilikinge, turabakuzasubira na video